Mbanje kubaramutsa mwese abaneze amatwi ndetse n'abateze amatwi ibyahishuwe Media TV. Imana yo mu ijuru nishimwe kandi ihabwa icyubahiro, inyemereye kugira icyo mvuga muri uyu mwanya. Ngiye mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Nitwa Ishimwe Apofia, ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutware. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi icyongeweho nkaba ndi n'umukozi w'Imana. Imana yahamagariye kuyikorera imirimo itandukanye. Imana inshoboje ndayikora. Imana nishimwe cyane. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze twubahe Imana dusenge. Mana Data Nyiringabo, ndagushimye cyane kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ibyawe. Unyemerere cyane uyu mwanya uyoborwe n'Umwuka Wera, ntabe ari nge ahubwo Umwuka Wera abe ari kuyobora, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Luka ibice 7 ku murongo waho wa 11. Iri jambo ry'Imana narihaye intego ivuga ngo umutima uremerewe uruhurwa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Impamvu nateguye ko iri jambo turihereza intego umutima uremerewe uruhurwa na Yesu, nasanze abantu b'Imana dufite ibintu biremereye imitima yacu, ariko imitima yacu nta wundi ushobora kuyiruhura atari Yesu gusa. Yesu ataruye umutima wawe nta wundi ushobora kuwuruhura. Yesu ataruye umutima wanjye nta wundi ushobora kuwuruhura. Niyo mpamvu inshuti zineze amatwi, uyu mwanya tujye kuganira kuri iri jambo rivuga umutima uremerewe uruhurwa na Yesu. Ni ijambo dusanga mu gitabo cya Luka ibice 7 umurongo waho wa 11. Yavuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba, kandi nyina yari n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamukurikiye. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yego, ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka. Imana ishimwe cyane. Atangira kuvuga, Yesu amusubiza nyina. Haleluya. Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro. Turavuga ku mutima uremerewe ko uruhurwa na Yesu. Muri iri jambo ry'Imana dusanzemo umugore w'umupfakazi, dusanzemo umugore utari wishimye muri we, dusanzemo umugore wari warabyaye umwana umwe. Ikinege bivuga umwana umwe witangira ndetse akaniheruka. Bibiliya itubwiye yuko uyu mugore yari yapfushije uwo mwana w'ikinege. Kandi mwibuke neza yuko uyu mugore Bibiliya itubwira yuko yari umupfakazi. Bigaragaza yuko uyu mugore yari umupfakazi afite umwana w'ikinege, ndetse bigaragara yuko atazongera no kubyara. Imana ishimwe cyane. Nubwo muri iri ijambo ry'Imana ritubwira yuko yari umupfakazi kandi afite umwana umwe,
ariko nubwo ritatubwira yuko yari yaracuze, ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko uyu mugore atazongera kubyara. Imana nishimwe cyane. Bigaragara ko uyu mugore yari yaracuze, bigaragara ko uyu mugore niyo yari kuzashaka undi mugabo atari kuzongera kubyara. Imana nishimwe. Uyu mubyeyi ngo apfusha uyu mwana yarababaye cyane, ngo ajya kumushyingura, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Yesu yahuye n'abari bamuherekeje bagiye gushyingura, ngo bikoreye ikiriba. Ikiriba ubwo twavuga ko ari nk'isanduku mu Kinyarwanda, isanduku iri mu mufu. Ngo yahuye n'abikoreye ikiriba, abona umugore arira cyane. Iyo ufite umutima uremereye urarira, iyo ufite umutima uremerewe ugira agahinda, iyo ufite umutima uremerewe ugira umubabaro mwinshi udafite n'ushobora kugukiza. Iyo ufite umutima uremerewe ushaka igisubizo ukakibura, kuko umutima wawe uremerewe kandi nta n'ushobora kugukiza uwo mubabaro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo Yesu akora ku kiriba. Ubwo ikiriba reka tuvuge nkuko nabibasobanuriye, isanduku irimo umuntu wapfuye. Ngo Yesu akibona uwo mubyeyi arimo kurira, haleluya haleluya, aravuga ngo mugore wirira, icyo nkundira umwami wacu Yesu, iyo akubonye urira arakubwira ngo wirira. Nshuti yanjye, ndakubwira ngo aya masaha nuhura na Yesu, amarira urimo kurira urayahozwa. Imana ishimwe cyane. Yesu aramubwira ngo mugore wirira, ceceka. Ngo ako kanya yegera ba bantu bari bikoreye ikiriba, agikoraho, barahagarara. Abwira wa mwana w'umuhungu wari uri mu isanduku yapfuye w'ikinege, aravuga ngo muhungu byuka. Mana nishimwe cyane. Yesu icyo mukundira, iyo yamajije kubona ko ubabaye, ufite umutima uremerewe n'umubabaro, uremerewe n'agahinda, arakubwira ngo humura, witinya, ndi kumwe nawe, humura, amarira nakuve ku maso. Kandi ikindi, Yesu yamaje kubona ikibazo cyawe aragikemura. Imana ishimwe cyane. Yesu amaje guhura n'uyu mubyeyi, yamukirije umwana, urupfu rwawe rumuriho rumuvaho. Aravuga ngo muhungu byuka. Mwana w'umuhungu arabyuka, ava mu isanduku, bari baraho baratangara. Arangije Yesu afata wa mwana w'umusore amusubiza nyina. Imana nishimwe cyane. Umutima waruremerewe, sinzi ibintu bikuremereye muri iyi minsi, sinzi ibintu birihije umutima wawe. Birashoboka ko nawe hari ibintu, hari umwana w'ikinege ku buzima bwawe. Umwana w'ikinege ni ikintu gitandukanye ku buzima bwawe, cyari icy'agaciro kandi utazongera kubona ukundi. Kandi uramutse ukibuze cyagutera umubabaro n'agahinda kenshi cyane. Sinzi aya masaha cyangwa se uyu munsi cyangwa ibi bihe, imyaka waciyemwo, ibihe uhagazemwo, sinzi biguteye umubabaro, kubabara ku mutima wawe, sinzi birimo kugutera. Ariko ndagira nkubwire ngo uyu munsi niwumvira ijambo ry'Imana, Yesu araza kukumara uyu mubabaro. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe ndagira ngo mbabwire ku mutima uremerewe ko Yesu wenyine ari we ujya ubasha kumara uwo mubabaro uri mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Ndibuka njye kubaho gatoya ku buhamya. Ndibuka umunsi umwe nari mfite umutima uremerewe cyane, ntawe ubasha kumara uwo mubabaro. Ubundi Yesu atakumaze umubabaro, nshuti yanjye, nta wundi ushaka kumara umubabaro. Washaka imiryango kuba yifite, hari n'ubabara adafite iyo miryango. Kuba yifite hari n'ubabara yifite, ariko nimukize umutima
uremerewe ugakomeza ukaremererwa, ibiri muri we bikaguma muri we paka Yesu wenyine ari uje kumara uwo mubabaro. Imana ishimwe cyane. Reka mbayeho ubuhamya gatoya. Ndibuka igihe kimwe nigeze kubaho muri 2012, mbura umutware, mfite abana babiri. Umwana umwe yari afite umwaka, undi yari afite ndibuka yari afite amezi 2. Imana ishimwe cyane. Yari afite amezi 2 muri 2012. Mbura umutware mu buryo nanjye ntazi. Haleluya. Reka nkubwire inshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu byose bibaho ubeho wizeye Yesu, kuko ni wizera Yesu hari umubabaro azakura muri wowe. Muri uko kumubura mu buryo ntazi, mfite abo bana babiri, nari ndi mu mujyi wa Kigali, narakodeshaga inzu mu mujyi wa Kigali. Ubuzima bwo mu mujyi wa Kigali ni akazi, ariko nsenga Imana, nizeye Kristo kandi nkorera n'Imana. Senga Imana, ubuzima bumbana ubuzima bubi cyane. Urumva kuba mu mujyi wa Kigali ukodesha, nta kazi ugira, nta n'imiryango. Nari buvuge ngo wenda imiryango iri buze no kumfasha, usanga abandi bo bafite n'imiryango bagatakira imiryango. Yari nge n'izo minja, ariko nkomeza gusenga Imana. Ubuzima bubi cyane, ndi mu bukode, kurera abana babiri bakeneye amata, bakeneye kurya neza ngo baticwa na bwacya. Ndera abana, nsenga Imana, Imana iramfasha. Kandi muri byose ndavuga ngo Uwiteka sinzigera nkugayisha, kuko nta kibaye kigutunguye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta kizajya kuba ku ntore z'Imana itigeze ikibamenyesha. Ndibuka iryo joro munsi namubuzeho, ni ijoro nari nasenze Imana, Imana imihishurirwa byose, filime Imana irayinzanira, ariko sinamenye ibyo ari byo, sinamenye ishuri ninjiyemo. Imana yo mu ijuru nta kintu bitigeze itubwira. Ndibuka umunsi umwe mbura ubukode. Imana ishimwe, mbura ubukode bw'inzu, kandi mfite ubuhamya bw'uko ndi umukristo nubaha Imana, nsenga Imana, nsengera abantu bagakira. Mbura ubukode bw'inzu, mbura ibyo kurya by'abana. Najya mu nzu nkabona inzu igiye kungwaho, nahagarara mu nzu nkabona isi ndangiriyeho, nkabona isi yambanye ntoya. Nshuti yanjye, umutima uremerewe nta wundi ushobora kuwukiza agahinda uretse Yesu wenyine. Turi ku ntego ivuga ngo umutima uremerewe nta wundi ushobora kuwukiza uretse Kristo wenyine, nta wundi wawuruhura uretse Yesu wenyine. Najyaga nkora umurimo w'Imana. Kuwa mbere najyaga ndarayo nkingingira umurimo w'Imana n'abana banjye, ndakinga inzu, ndavuga ngo Uwiteka, ubu buzima ndabibona ko utanabaye, nta wundi ushobora kuntabara. Ndavuga ngo Mana, ubundi Imana itagutabaye nta wundi ushobora gutabara. Ndavuga ngo Uwiteka, ndajya ku murimo wawe. Nari maze ubwo umwaka wari ugiye kurangira ndi muri iryo shuri ryo mu buzima bwanjye nyine, umugabo adahari, namubuze, ntazi aho yagiye, ntazi ngo yarapfuye, ntazi ngo ariho, nta kintu na kimwe ndiho, nta kintu nzi. Yesu wenyine niwe wampaga amakuru. Imana ishimwe. Ndavuga ngo Uwiteka, n'ubundi ubu buzima ndimo utabunkuyemo, nta wundi ushaka kubunkuramo, imiryango ntayo mfite ngo irabunkuramo. Ndavuga ngo ngiye kujya ku murimo wawe Uwiteka, numva ntacyo nshinze umutima wanjye, ngiye kujya gukora umurimo nk'uko bisanzwe, ariko nindangiza gukora umurimo wawe ndakubwiza ukuri Yesu. Ubundi Yesu iyo mwizeye ni ukuri umubwiza ukuri, kandi Yesu arumva. Imana ishimwe. Njya gukora umurimo w'Imana nk'uko byari bisanzwe. Maje gusoza umurimo w'Imana, nasezeranye nawe, ndamubwira nti Imana, jyewe aba mfite n'abana banjye, kandi nabo ndabona ubuzima bwacu burimo kwanga. Nimara gukora umurimo wawe, n'ubundi iyi nzu ntabwo yishyuwe, kandi ndabona bagiye kuyinsohoramwo, ntabwo nyigarukamo.
ndagira ngo nkubwire Yesu ujye umara agahinda ko mu mutima uremerewe. Imana ishimwe. Nkora umurimo w'Imana, majije kuwukora, mbwira Yesu ndamubwira ni njyewe, yego njyewe n'abana banjye ngiye guhunga, nkungire mu ishyamba, ntabwo nzagaruka muri iyi nzu nutanabara Yesu, sinzagaruka muri uyu mujyi wa Kigali. Haleluya. Ndibuka nakoze umurimo w'Imana bigeze nka 12:00 njya gutega imodoka ijya Kabeza, abantu bahazi Samuduha mu butayu bwaho. Ndagenda ndyama muri iryo shyamba mbabaye cyane. Ndibuka umutima wanjye wari uremerewe, umutima wanjye wari urushye. Nta muntu ushobora kubyumva kereka umuntu ufite umutima uremerewe kano kanya. Fata abana ndabaheka, ntacyo kurya nari mfite. Fata abana bashyira ku mugongo, undi ndamuhagatira. Imana ishimwe cyane. Tugeze muri iryo shyamba nsenga Imana, ndara nsenga Imana, nayibwiye ngo ntabwo nzava utantabaye. Nsenga Imana, ndara nsenga bunkeraho. Mu gitondo cya kare buracya, ndakomeza ndasenga. Ndagira ngo ubwire ufite umutima uremerewe nta wundi ushobora kuruhura. Ndibuka bigeze mu ma 6:00 Imana irambwira ngo mwana wanjye haguruka utahe, ibibazo byawe nabyumvise kandi nonaha ndabikemuye. Umutware ndamuzanye, kandi ikindi inzu yawe ndayishuye. Imana ishimwe cyane. Ikindi nkugiriye neza, ndakugaburiye. Ibyo uko Imana yabimbwirangije irambwira ngo nguhaye ikimenyetso kikwereka ko ibyo nkubwiye ari ukuri, yewe ufite umutima uremerewe. Imana irambwira ngo nguhaye ikimenyetso cy'uko ibyo nkubwiye ari ukuri. Ukigera ku muhanda we n'abana ndaguha imodoka igucyura. Ndajya nkubwire ngo niko Imana yabikoze. Fata abana turagenda, tukigera kuri kaburimbo Imana iduha imodoka nziza iducyura tugeza mu rugo nkuko Imana yabimbwiye. Telefone irasona, ngeze mu rugo inzira yishurwa, umutware araza. Ntabwo umutware yari yabuze ko kumwe abagabo bahunga ngo baturugo oya, yari yagiye kwiga ishuri nawe. Hari aho Imana yari yamushyize kujya mwigishe nanjye nyigishe. Imana nishimwe cyane. Imana induhura umutima. Imbaraga z'Imana ziragaragara. Ndagira ngo nkubwire wowe uneze amatwi ngo izere Yesu, kano kanya niwe ushoboye kukuruhura. Wowe sinzi ibikuruhije, birashoboka yuko waba uruhijwe n'inshuti zakwanze, waba uruhijwe n'ibyaha. Uyu munsi wa none turabona umugabo bita Mukristo, sinzi niba hari umuntu umuzi. Mukristo ngo yamaje kumenya amakuru yuko, ndibaza ko kano gatabo abantu bagasomye ka Mukristo k'umugenzi. Ngo Mukristo amaje kumenya ko umudugudu urimo, ndimo ndasoza ngera ku musozo w'icyigisho nateguye. Ngo Mukristo amaje kumenya ko umudugudu arimo ngo uzarimbuka, umudugudu arimo ari umudugudu w'irimbukiro. Ngo aza kubona ukuntu uzarimbuka, arwana ishyaka ryo kugira ngo ave muri uwo mudugudu. Ngo Mukristo aza guhura n'umugabo bita mubwiriza butumwa, amubwiriza ubutumwa, amwereka inzira yuko agomba kuzava kuri uwo mudugudu akagera mu mudugudu w'ukuri, umudugudu uzamukiza. Nta wundi uwo mudugudu ni umudugudu wo kuri Kristo, ni kuri Yesu. Amwereka inzira izamugeza ku musaraba, ariho azaturira imitwaro Mukristo yari yikoreye. Kuko igihe yari akiri muri uwo mudugudu yari afite ngo imitwaro imuremereye cyane, ngo akibaza ukuntu uwo mutwaro uzamuvaho, akibaza ukuntu uwo mudugudu w'irimbukiro azawuvamo. Yesu ni muzima. Haleluya. Kandi ateze amaboko kugira ngo akuruhure. Mukristo ava muri uwo mudugudu, kuko hari n'igihe yageze abona yuko uwo mudugudu urimo kugwamo umuriro. Hari ahantu tubona Mukristo abona umuriro ugwa muri uwo mudugudu, akajya abona umuriro uza muri uwo mudugudu. Nibwo yahuye na mubwiriza butumwa, amuyobora inzira izamugeza ku musaraba. Ku bantu basomye kano gatabo simbitindaho cyane, nagira ngo mvuge
kuri iri jambo ry'umutima uremerewe ukuntu uruhurwa na Yesu. Umukristo tubona ukuntu yageze ku musaraba, atumira umusaraba, atumira Yesu. Wa mutwaro wari umuri ku bitugu, wari umuri mu mugongo, umuva ku mugongo utakara mu rwobo, arawubura, araruhuka, ahabwa amahoro atari afite. Imana ishimwe cyane. Ndakubwira ngo wowe urushye, wowe uremerewe, tumbira Yesu. Wowe ufite ibikuruhije, wowe ufite ibiremereye umutima wawe, tumbira Yesu. Arakuruhura, arakubera ibisubizo by'ibibazo byose ufite. Nk'uko nanjye yanduhuye icyo gihe, nawe arakuruhura. Nk'uko yaruhuye mu Kristo, nawe arakuruhura. Yesu ni umwami kandi ateze amaboko kugira ngo abashe kuruhura umuntu wese ubabaye. Ndagira ngo nkubwire ngo nk'uko Yesu yaruhuye uriya mubyeyi, umuruho yari afite, agahinda yari afite, apfusha umwana w'ikinege, nawe Yesu uyu munsi aragusubiza ikinege cyawe. Imana ishimwe cyane. Numwizera arakuruhura, numwizera araguha amahoro. Reka dusenge. We waruneze amatwi, wowe wumva warurushye, we waruremerewe, reka dusengere muri iri jambo ry'Imana. Uraruhuka kandi nuryizera urabona gukira. Mana, ndagushimiye, ngushimiye kubwira ijambo ryiza riruhuye imitima y'abantu bawe. Nyemerera nsengere umuntu wese wumvishe rino jambo, warurushye, waruruhijwe n'ibyaha, waruruhijwe n'inzoga, waruruhijwe n'ibibazo, waruruhijwe n'abamwanga, waruruhijwe n'ibigeragezo, waruruhijwe n'inzara, waruruhijwe n'ubukene, waruruhijwe n'ibyaha bitandukanye byari biremereye umutima we. Aya masaha nyemerera yakire kuruhurwa na Yesu. Nyemera aya masaha yakire gukizwa na Yesu, nk'uko wakijije ukazura uyu mwana w'umupfakazi.